Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse uyu mwaka. Umukazana w'umugome. Mukecuru aje gusura umuhungu we uba i Kigali, ariko ibyo umukazana amukoreye nagahuma munwa. Umva muhagarara aho ngaho. Umva barenda biza abantu bo mu cyaro mugira inda imbaragasa ibihe uretse kunyinjira mu nzu. Umva webe genda n'amazi ubanze umwogereza aho ngaho kandi arinjira mu nzu amaze kuma cyangwa ibyo sibizi icyo mfa no banyoze hagarara hariya nza n'amazi wasanga hari zihishimye so n'udasubinze baruruka. Lili yitwaza yuko afite papa ukomeye ndetse n'imitungo yose Berta afite akaba yarayikuye kuri Lili bikatuma amusuzugura. None yadukiriye nyina arashaka kumukorera ubugome butabaho. Wazi ko ndi gukina? Njye nta mikino njya ngira. Yowe. Binkuye amenyo we. Bimeze gute? Biranye. Yego kumanange wanyagiwe se? Pingeze habaranye hagira muri bashaka inda mu nzu. My goodness. Wo busenze. Iri umva nkubwire. Nundi munsi. Nagukuye ku muhanda wowe. Wari imbobo yigene nani cyumba gira ku mufu. Berta se we arifuza kuguma muri ibi bintu cyangwa arabirambirwa? Kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Akazi Wacu. Buwa mbere mu kwireba kuko aka kanya tuvugana episode ya mbere yahageze. Ariko ubikorana ubwenge. Ntazabona icyo ushaka kugeraho, ntazakurabuka. Icyambere nyina mukomeje kurya atazongera kurya.